munsi nyuma ya Marche Pacifique cyangwa se urugendo rw'amahoro twakoze mu cyumweru gishize mu nkambi zose, twahisemo kuza hano i Kigali gutanga memorandum cyangwa se inzandiko zirimo ibyo dusaba zinasobanura ikibazo cyacu muri Kongo, tuzijyana ku ambasade atandukanye. Tubivuze muri magufiya kugira ngo wenda iyo party ya mbere tuyivugeho gato. Twageze muri Kongo mbere yuko abakoloni ndetse na mbere yuko inama ya Berlin yo muri 1844 kuza 1885 iba. Nyuma yo gukata iyo mipaka twisanze ku butaka bwa Kongo, ababirigi bahava badakemuye icyo kintu. Rero party ya kabiri ivuga kuri ku buzima tubayeho nk'impunzi. Ubuzima tubayeho nk'impunzi ni bubi, buri muntu wese arabizi, na HCR ubwo irabizi. Tubayeho nabi, turi mu byiciro bitatu. Ibyiciro bibiri bya mbere igifata amafaranga menshi, gifata 8500 kukubeshaho mu kwezi, uzaguramo imyenda, uzagira ute, sibyo? Gusa ntabwo tubigaye kuko ntabwo badushinzwe, ntabwo ntacyo twabahaye ngo babe bari kutugarurira. Icyiciro cya gatatu muri ibyo ntabwo gifata amafaranga namwe, nanjye ndi muri icyo cyiciro. Ubwo aravuga ngo turishoboye, hawe impunzi yabayishoboye. Gusa ntago tubagaya kuko ibyo badufashe mu myaka 28 ni byinshi pe, nabo ntako batagize, ariko inkunga zigenda zigabanyuka turabibona. So rero ntago tugomba kuba turi mu kirere gusa, turi mu kirere tutagira hano tubarizwa. Ubutaka bwacu urwingo na FDLR b'abanyarwanda bahaze babakatire cyangwa bakora ibindi mu Rwanda, kandi twifuza ko ubutaka bwacu bukomeza kuba exploited n'abanyarwanda. Twebwe turi kurya ubusa hano, abana bacu babayeho nabi, education igoye. Ibyo ntabwo twe tubyishimiye. Iya gatatu ivuga kuri current situation cyangwa se kuri situation ihari uyu munsi muri Kongo. Abantu bacu barapfa buri munsi, amafoto kuri za social media murayabona, bacu umututsi umutwe bakagenda bawerekana, abandi barabotsa akabarisha imigati bakabate murabona ukuntu tuzabagenza mwese. Ariko ubu ngo tuvuye muri ambasade none ya Kongo batubwiraga ngo byo korosaho ngo mureke ibya politike mugirute, ako turizi ko bari kutwica, ako they don't accept. Nyine ntago bakomera icyaha, abo nibo bantu tudiringana, nibo dushaka gusangira igihugu nabo kandi batwica. So iya kane, party ya kane ivuga kuri recommendation cyangwa se ubutumwa tugenera cyangwa ibyifuzo duha amahanga. Mu byo tuganiriye batubwiraga ati, twabwiye ati situation yacu twamanje twasobanurira memo, baratubwira ati situation yacu se muri Kongo, ati twahunze ryari, turababwira. Biratangaje ko batazi ngo dufite inkambi zingahe mu Rwanda, bakatubaza ngo mufite inkambi zingahe, tukababwira. Actually ntago they don't care, ntago babyitayeho kuba turi impunzi hano. Ikindi batubwiraga ati ibintu bya politike, ati mwebwe mubivemo, tubivemo kandi dushize. Iyo bakomoka ntabyo bitayeho, ntago baratubonye twambaye izi t-shirt, iyi t-shirt ya 5 cyangwa 6 yimubona ngo muri abakire ngo mwarahezwe, ngo twebwe ngo turabakire ko twambaye ingofero ni bisi biradushimisha, ariko nakugenda twambaye ibintu byanditse hano inyuma, ariko natwishimye. Ariko ntago bashaka kwemera icyaha. Those guys abantu tudiringa nabo nuko bameze, ibyo tuganira ntibashaka kwemera. Turasaba ibintu bitatu by'ingenzi. Ikintu cya mbere dusaba, amahanga areke guceceka genocide iri kuba. Bakora ama statement ngo genocide ishobora kuba muri Kongo, ishobora kugenda gutya na gutya, ariko buniri kuba, andi bafite ibihamya bifatika, bafite facts. Rero turabasaba ko badakomeza guceceka. Icyo bakora baravuga ngo Rwanda ngo kura troops zawe muri Kongo, ngo Kongo ngo nawe ngo speech of hate muzireke. Ibyo ntacyo byafasha. Abantu barotswa ari bazima, ari bagahambwa ari bazima, uri kubabwira ngo murekire ngo mugirute. Bita kuri za guverinoma, ntago bita kuba victime twebwe turugupfa. Icya mbere tubasaba bareke guceceka, kandi niba banavuze bakonda n'ibintu bazi ko biri kuba, bareke kugendera ku bintu by'inyungu. Niba bacecetse turugupfa, bazanaceceke turi kwirwanaho, ntibakazavuge baceceke. Ariko bijya bavuga gusa ari uko bene wacu bari ariko turwanira bagize icyo bakora ngo ariko ntago bashaka kumenya uburyo turugupfa. Dupfuye rubi, imyaka 28 muhunzi irahagije, so ntago bidushimishije. Ikindi kintu cya kabiri dusaba izi ambasade, mu by'ukuri turazisaba gukora ubuvugizi. Bazi ikibazo cyacu, nka Belgique yigira nyoni nyinshi, ariko barabizi ko babibye rurarwango, barabizi. Iyo memo barayisoma, baranashaka bayishyira muri garbage, bayishyire aho bashaka, ariko bazi ikibazo cyabo. Baraceceka nabo yavuga ngo mwabantu mwe nitwe twakoronije igihugu cyanyu kirimo amoko menshi atandukanye. Aba nabo n'abakongomani ntago bashaka kubivuga ibyo bintu, shaka guceceka.